twinjiye muri derby twakira abakunzi ba derby cyangwa se ba Rayon Sport na APR wo bita Wasiri yamaze kugera muri studio za Radio Rwanda. Ikaze Wasiri nanone kuri Radio Rwanda. Urakoze cyane. Namahoro? Ndamahoro. Uremeye uza unyagirwa uravuga ngo oya ntago nje nyagirwa. Ahubwo muzabwire bosi yubake naha ngaha tuvaho dusakirwa kugenda ukagera kuri reception. Niho nyagiriwe. Yenda rimyitiranyije. Urabyitiranye kunyagirwa ko ndanyagiwe rwose. Ariko harabiye ntaga ahantu hose hatwikiriye. None se ibyo bintu mbona Jangwana atanyagiwe. Ndabizize rwose. Reba Jangwana hanga. Jangwana waramutse. None se ko ari we wamwakiriye wamushyiriye n'umutaka. Bizire nge ibyo ngibyo ko hano ntaza ntisanga. Ubundi Lorenzo wanjye yagiye ariko utagira ngo ibintu uvuze utagira ngo no kuri kuryana barore yo kwicicikana utaza kusa nkaho tugabamo ibice hano turumwe. Niba Lorenzo adahari reka nge nibere uwawe ndakwakiriye rwose. Ariko ngiye dupfuye iki cyangwa tugere uvuyanga mbe mfashe yego nshaka ubu Wasiri kuki mushaka uko byarangiye kuki mushaka kungira umwana wo mu gasozi gumana umuntu wawe nanjye ndapfa kuba nisunze rigani natampinduka gumane ndetse ngiye Jangwana ngewe uwo Jangwana mwegeranye ni mugumane ibya Jangwana ngiye ko ari ibyo ngiye n'ibyanjye ubwo twabagabanye ntacyo bitwaye ntacyo bitwaye uvuye reka tubagabane ntacyo bitwaye. Wasiri umeze neza rero gutebye ndamahoro. Natinze ndi no gutunganya agakeke nyuma yo kubumva murimo muravuga ibintu bya Action College. Nafashe umwanya wo kujya kwiga y'uburyo bakora amakeke. Imvura izateza ibibazo bikomeye cyane. Turimo turizihiza isabukuru y'amezi 4 ikipe ya Rayon Sport imaze ku mwanya wa mbere yoboye champion. Mwamfasha n'abari kubanga bw'ibyuma bakanshyiriramo joyeux anniversaire. Uko turi kwizihiza isabukuru y'amezi 4 tugufasha aka kantu tugashyire ku mbuga nkoranyambaga. Amezi 4 aratambutse. Ikipe ya Rayon Sport yicaye ku ntebe y'icyubahiro. Intebe nicayeho kuva mu kwezi kwa 11 ku itariki ya 9. Ikibiriti kiri he? Humura nacyo kiba gihari. Wasira ibikoresho arabibura. Muri bikoresho biba bihari. Wabona imbaraga zikora keke ukaburize. Ikibiriti ni wakibura rwose. Ongera utangire iyi keke ngivuze iki? Iyi keke ubona y'ubururu n'umweru. Ninzira nziza yo kwishimira amezi 4 ndimo nduzuza nyoboye urutonde rwa championnat. Abantu banyirukanka inyuma, abandi barara basinziriye, abandi barara badasinziriye batitirira mu buriri. Amezi 4 ndayamaze. Anarashize brother. Nyoboye championnat. Kanihembe sha. Wasiri warakoze. Wasiri yazanye keke muri studio za Radio Rwanda. Ubiyiraka kweli? Ukubera icyo cy'imvura? Iyi mvura nayo ariko ibise birambuza kuyirya. Wakeke we wakaka utakaka satugufashera ntacyo mfasha byihorere. Ibyo bikureho mbe nihemba ubwo mwaba muganira nabo bankurikira. Nanjye nkaba nitamirira gake kuri keke yanjye nishimira amezi 4 ndi kuzuza nicaye ku ntebe y'icyubahiro. Umeze neza Ruvuyanga? Meze neza cyane. Kambe nirira rero buganira. Ndanakuririmbira giye. Buganira n'aba bodyguard banje. Ndashaka kuririmbira. Ndirimbira. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Wasiri. Joyeux anniversaire. Muganira n'abandi. Arakaza cyane Wasiri akaba avuga ati ngewe nijihije anniversaire y'amezi 4 ndi ku mwanya wa mbere nyoboye championnat cyiciro cya mbere hano mu Rwanda kandi ibyo avuga nibyo 100%. Ariko ntabwo yaje wenyine yazanye na mwenye kit wa Semaji niba ariko mbivuga nge igiswahili ntabwo nzi byinshi cyane. Jangwana ikaze mu rugo rw'imikino kuri Radio Rwanda. Murakoze cyane. Ngira ngo iyo umenyere kwambara neza ruvuye araho bigera umuntu akakubwira ntube wabivamo ko umuntu akubwira wambaye neza bikuziho. Ariko iyo ubonye umuntu wambaye neza ari mutari bimusanzwe bimuziho baramubwira ngo wambaye neza. Amaza amezi 4 ngo ari ku mwanya wa mbere ngiye maze imyaka 5 ndi ku mwanya wa mbere.
gusa ibyo bintu nabifeta ibyo ntabwo nabifeta kazanye indi ngingo ibyo ntabwo nabifeta maze imyaka 5 ndi ku mwanya wa mbere wamaze amezi 4 sibyo nurumva nabifeta ari achievement ziba ziciritse umuntu aba yararenze ku buryo udashobora gufeta ariko waravuga iyi sezo iyi kuva yatangira iyi sezo abongereza baririmba indirimbo nziza cyane bakavuga ngo football is coming home kuwa mbere isa nkingi baba wa soka ya Rwanda azaba asubiye ku mwanya wiwe nubatse inzu nyitera amarange nkora imihanda nkora amajaride ariko kubera umuhumuro w'amarange nanze guhita nyimukiramo nafashe umuhomure utagira aho haba mbamutije inzu kugira ngo amenyereze amarange amajaride yashyire ku murongo n'imbuga itunganye igihe rero kirageze kugira ngo nsubiraho nahoze watara striker mrefu kama goli urabona ugiye kuri banke Ruvuya ukadepoza amafaranga uriya yatajya kuri konti yawe bari muri systeme mu gihe runaka kaza kujya muri kuri konti yawe ibitego bya Watara biri muri systeme igisigaye no gushyira mu ncundura gusa no kubibona kuri balance uwo ni wo munsi gusabana kubishyira muri balance bikajya abafana ba pere bumve ko ibitego bya Watara biri muri systeme ubu ngubu bizagaragara kuri balance ejo Watara umwitegereje statistike z'ibitego 4 ibitego 3 na assist imwe muri match enye ibyo ubundi ni statistike za Cristiano Ronaldo na ba Leo Messi ngira ngo match enye ibitego 3 na assist imwe muri champion no kuvuga ngo yuko byibura gira uruhare kuri match byibura bafite uruhare rw'igitego aliyeleta Watara zambi zake zote mimi nimebeba ni usajili wa kisomi iyo murebye ubona ko ni usajili wa kisomi niwe mwataka wenyine uri muri aka karere washoboye gutsinda igitego muzamu wa Manchester United niwe mwataka wenyine uri muri aka karere ushobora kuzaba yataka muri African nta wundi muntu uri muri iki gihugu uzataka African nta wundi mushaka mumbwira Watara urakoze cyane muri rusange rero n'ubundi no uzakira Wasiri ni wowe apeni yizakira match ariko nari ndimo ndarya wasoje ubu mbaye mbiretseho gato kugira ngo shireho imirongo ngenderwaho mbere na mbere uyishyire he uyishyireho imirongo uko tugiye kuganira okay mbere na mbere imirongo ngenderwaho ni wowe wishyiraho cyane abadutumye rero bayishyira arese ngabanza ngasozara icya mbere shampiyona y'u Rwanda nkabwira na Rwanda Premier League ndifuza ko aba bantu baza guhagararira amakipe nkuko mwagiye kwiga muri Tanzania ndifuza ko hari n'ibyo tujya gukopera yo tukabizana hano kugira ngo hatazagira abantu bagenda bagwa mu mitego runaka bitewe nuko bari kujya mu bintu batamenyereye iyi Tanzania turi kujya kwigiraho uko dukora format ya shampiyona aba bavugizi b'amakipe akomeye iyo bagiye kumutoranya barabanza bakareba background ye icyo uzakora iki uzajya kuvugira kuri mikro ni ibintu usanzwe umenyereye aho niho ikipe ya Rayon Sport yazaniye dokima irabanza irasesengura irareba iravuga ngo ese ku bantu bose bari ku butaka bw'u Rwanda uwo tugiye kwinjiza mu ikipe yabaye umunyamakuru icyo ni kimwe Wasiri yabaye umunyamakuru wasubiza yabaye umunyamakuru yego Wasiri yakoreye Contact FM radio mukuru w'igihugu yicayeho yinjiye muri studio bro Wasiri yakoreye BTN TV televiziyo irimo irazamuka imeze neza Wasiri yakoreye radio disindi radio yigenga yakiriye umukuru w'igihugu Rayon Sport ijya guhitamo umuntu uzajya ujya kuyihagararira ku meza nk'aya ngaya barebye CV nk'iyo ngiyo bazana umuntu witwa Wasiri ngo aze hano niko bimeze muri Tanzania ntabwo bari buze gufata umuntu uwo ari we wese batoraguye ahantu aho ariho hose ngo uzuvuge ngo araza kuvugira ikipe oya bazanye umuntu witwa Ahmed Ali umunyamakuru wari ukomeye muri Tanzania Ali Kamwe umunyamakuru ukomeye muri Tanzania biragusaba ko Haji Sandemana arase kutamuvuza hari basics ubusari he bari gukora yari umunyamakuru ubusari gukora ari gukora Ruvuya reka mbanze soze ndashaka kuyumva neza reka mbanze soze ugira bihuriza na derby voilà icyo ndi kuvuga ni ikirere
usibye kubaha radiyo Rwanda n'iri jambo Rwanda riri kuri radiyo yanyu, iji ni radiyo y'igihugu, aya meza ntabwo nagakwiye guhura na Jangwani. Usibye kububaha kubera yuko Jangwani atabaye umunyamakuru, standard ni imwe. Njyewe Derby ishize ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 12 2024 brother, nari MC w'umukino wasiraza mu nzira nyinshi zigiye zitandukanye. Njyewe nagusetsa, icyo ni kimwe. Ndi umunyamakuru w'umwuga. Kabiri, gatatu, a big MC. Match ikomeye, stade yamaze kuba sold out. Umunsi mwingunge twavuganye stade yamaze kuzura. Umunsi umwe mbere y'umukino yari yamaze kuzura. Ako nakazi kandi kabasiri ku kigero cya 80%. Stade njyewe narayujuje. Dahurira ku meza ne n'umuntu udashobora kuzuza stade mbere y'umunsi. Urakoze cyane. Wasoje? Nabubashye. Wasoje nyine? Ntacyo. Ijambo ni ryawe Jangwani. Statement igera kuri 3. Hasohotse official statement ya ekipe ya APR ko Jangwani ari umuvugizi w'abafana ba Club Jandi. Nyereka official statement ya sohotse ya ekipe ya Sport. Uri umunyamakuru na Rigana, umunyamakuru ko wasira umuvugizi w'abafana. Ni uyinyereka ndasoka muri studio. Ubundi uyu n'umuhuriga. Izi ntambara ubundi Sarupongo. Ubundi ninjye wabubashye. Izi ntambara Sarupongo yari yarazasizabye z'abahuriga. Uyu nta official statement nimwe ya ekipe. Niwe batubashye. Buretse ndakomeza nkubwira. Icyo ni icyambere. Ndimo ndaganira n'umuntu utari kuri level yanjye. Ibyo yavuze byo nibyo. Njyewe official ndi umukozi wa ekipe iranze official statement yarasohotse. Nta official statement. Reka ndakomeza. Icya kabiri, ntabwo nshobora kuvugana n'umuntu passport yanjye irimo kashe zirenga 6. Igariwe twaranabaye. Herekeje ekipe. Ndi kuvugana n'umuntu utagira laissez-passer. We ikintu gikomeye akora no kujya mu nzove kandi bajya nta na laissez-passer bisaba n'indangamuntu gusa. Mvugana n'abantu bo mu kirere, intambara zo hasi muri Sarupongo yarazinsabye. Abantu barwanira ku butaka. Icyo ni cya gatatu. Ikindi cya gatatu gikomeye, stade Amahoro. Cya gatatu bibaye byinshi. Kuva yavugururwa ninjye muvugizi njyenyine wayitangiyemo interview. Nta wundi. Ndi mu gihugu nta wundi muvugizi uratangira interview mu Mahoro. Nayitangiye kuri Pyramid, kuri Azam na match ya Police 1-0. Ikintu bakoze bahengereye ntahari. Nagiye mu Misiri kwa Pyramid. Bahengera Gasogi bahatangiye interview, ariko ndi mu gihugu nta wundi muntu wemeye kwatangira interview. N'ikimenyimenyi nejo ninjye muzongera gutangira interview. Ruvuyanga rero izo CV zanye mfite. Ntago nakabaye mvuga n'umuntu. Ikintu kinini yakoze ari ukujya ku kibuga gusa kwakira abantu. Ibyo nabikoze nyiga primaire. Abo bantu ubundi liga, to be honest, izo reka soze indege komanga iyo ndege uri kuvuga reka soze twagwaye umwanya. Nitwe twayimusabiye kugira ngo reka soze komeza. Wakwisabira ikintu udafite. Wowe Ruvuyanga ubu nagusabira imodoka ntayifite, nagusabira akazi njye ntagafite. Ibyo bintu birashoboka. Wowe namubwiye niyerekane laissez-passer, nayerekana ndasoka muri studio. Niyerekana passport irimo kashe yerekeje ikipe ndasoka muri studio. Ubuse inshuti zanjye ku mafoto aheruka uretse ndakabanze mvuge nuvuze ngo mbanze nerekane passport. Uretse gato nawe uretse gato yaracyo nawe reka shiremo ingingo urongera. Niko brother urashaka kongeramo ingingo? Oya nta ngingo, ntari mpamvu yo kuzana ingingo. Ariko nimushyiraho ingingo imwe tujye muri Derby. Nta kibazo. Ni kamwe konyine. Nshuti yanjye natangiye ejo bundi 30 juillet mu kibuga cya Pyramid. Umuntu ari barabitangira kuri za Musanze. Ntandi yantu yemera gutangira interview. Zabere stadium abantu bayobora ni ibintu. Ariko reka twumve Rigani Rugaju. Reka tubanze twumve Wasiri icyo ashaka kongeraho no. Ese uribuka ko uyu mwaka bo bataranagenda ari wafunguye ingendo zerekeza hanze y'u Rwanda kuri aya makipe? Uherekeje uretse gato nado tubwire uherekeje ikipe. Wafunguye ingendo z'amakipe zerekeza hanze y'u Rwanda mu kwezi kwa 7 gushyira kwa 8. Rayon Sport yagiye muri Champions League y'abari n'abategarugori muri Ethiopia. I'm the one. Ninjye muntu wa mbere ikibuga cy'indege cyakiriye. Ariko icyo gihe uziko ariko cyo kora wasire yaragiye. Icyo gihe I think nanjye muri Kenya. Wajyanye nayo? Nanjye muri Kenya muri concert ya Israel. Ninjye muntu igihugu cyarampamagaye bwa mbere ngo Wasiri ambassaderi
ugiye guhagararira abasportifu bazasohoka mu mwaka w'imikino wa 2024 2025 mwagiye muri kure rigana twa twavuze ku kazi umuntu akora we natubwire njye nazane state official state rigana uri umunyamakuru Ruvuyanga uri umunyamakuru official statement ya equipe ko umuntu ari umukozi wayo ndahita nsohoka muri stade njye official statement irahari ubundi mvugana n'abafana gute kweli ibi no ndaka Ruvuyanga nari babwiye n'ubushize ibi ni disrespect kuri njye tubihore njye mifata nko kutanyuba nakubwiye mfite post nicyo nshinzwe muri equipe wanzaniye umuntu w'umuhuriga ndaganira nawe gute ndabona iyo nabaza gisubize rigani nagisubize ndakomeza aho ngaho ariko wasubiza kuri icyo ashinzwe ubuse izi mbuga nkoranyambaga z'ikipe ndimo ndagendana sibyo official statement ya equipe yizanye nturi kumbaza urajya kwisubiza none se ikibazo icyo uri kubaza bisande iki cyumweru official statement ya presse gato brother bakika mbanze mvuge wese nkavuga uri kubaza uri umunyamakuru wowe official statement mikoro uzi kwivugira wowe banza wegera imbere gato muri santimetero nke biragufasha kuvugira kuri mikoro neza reka mbanze nsoze iyi presse gato waretse ngasoza reka gusubiza njyangwa iyi Sunday sibyo ariko nushaka na official statement jya ku mbuga nkoranyambaga za Rayon Sport presse waretse wewe vuga tariki 13 z'ukwezi kwa gatanu 2024 sina ngombwa ko musubiza jya ku mbuga za Rayon Sport kuri poste zakozwe uwo munsi uramenya umwanya wanjye muri Rayon Sport nicyo nshinzwe niba udasoma tariki 13 z'ukwezi kwa gatanu 2024 we bakwimisarya ryari ni tariki ntayibuka uyu muntu wibagirwa vuba ndamugezana reka nawasubize Jangwani reka Ruvuyanga reka tube wavugaga ko wahawe wagiye hanze icyo yavugaga yego wajyanye n'ikipe y'abagore nibyo wavugaga yuko niyo statement yabaye yo kuguhereza akazi yego 13 z'ukwezi kwa gatanu reka ndavuga aha turi kuganira ubundi tujye mu makuru kuri radio y'igihugu yego twumva n'abantu bari intellectuel b'ingeri zose ntabwo ari kurigara turi ibintu bifite fact tuvuga ibintu bifite fact njye nakubwiye nturi umunyamakuru yego igane nturi umunyamakuru njye ndashaka official statement iyo post kane nakubwiye umunsi jyangwa kangucarengi ntabwo akazi kose haba official statement oya aho ngaho ntago none se ntabitangaje mbwire ikigo nka kiriya ikigo nka oya ariko umunsi nawo baceretse Siri yavuze ko yatangaje tariki 13 officially z'ukwezi kwa gatanu ibigo binini byose 2024 iyo bahaye umuntu post izamuhuza na public bijya ku karubanda ikiza nuko bombe byabayeho ntabwo byabaye nose Jyangwa barabihakana niba na internet ufite yamuhaye wireless uyu muntu wireless nabamuha kubera ko wenda byanje kugenzurwa ariko ubumenyi buke bwo gusoma abari kuri internet badufashe yego bamwoherereza babivumbuye 13 z'ukwezi kwa gatanu 2024 biriho cyane rigani 13 reka mbakiranu kubera ko ubushobozi bwe bwo gusakira hanyuma ingingo 13 z'ukwezi kwa gatanu 2024 13 z'ukwezi kwa gatanu 2024 genda na matariki aho ngaho Jyangwani ndamanuka ndabibona aracyabireba ariko Jyangwani ihangane ni wowe uzakira derby nka APR ndetse ndabizi neza ko uri muri coordination y'abarimo gutegura ibigendanye na derby muri rusange umunsi w'ejo kugira ngo tutaza kuba nkaho ndogiye gutira imfizi umunsi w'ejo upanze gute muri rusange kugira ngo n'abareyo uzakira bamenye uburyo baza n'uburyo bazakirwa reka mbe mbyo avuga kuko ibindi byo byari byenda gusetsa abantu bose batwumvaga bumvaga ko ari tiyate n'inkinamico oya rigana aradukiranije kurusha yabivuze se ntazi gusoma byihorera nariga wowe injiza abareyo umunsi w'ejo kwa kane 13 z'ukwezi kwa gatanu 2024 oya reka turebe na poste ndayiguha nta kibazo nibyo utubwira kugira ngo ngiye nkoresheje cyane neza utubwira nibyo rwose muri derby twahuriye ibyo twabirenze tubwire umunsi w'ejo ubwire Wasiri n'abareyo bose bamukurikiye uburyo ejo muzabakira amahirwe ngira nuko we aranabizi ibyo ari byose ko iyi campaign tuyikoramo nawe ngira ngo nawe arimo so ikintu cya mbere meraho of course ni ukugura amatike
nicyo kintu cya mbere tugomba guheraho. Amatike uko agurwa abantu barabizi, ni akanyenyeri 939 urwego. Amatike ni 3,000, 5,000, 30,000 muri VIP, 50,000, 100,000. Ubundi ukagura itike yawe bitewe naho ushaka kwicara. Kwinjira rero ngo biteye gute? Imiryango izafungurwa 3:00 zuzuye mu gitondo, ariko habanza ngo kucaho isaha imwe yo gusaka iriya stade Amahoro kugira ngo barebe nimba koko umutekano wayo wizewe 100%. 4:00 top abantu bazaba batangiye kwinjira. Wasiri nkuko abizingira ngo twasuye stade, abareyo bazinjirira muri umuryango wa BK Arena no kwa Rwahama. Iyo miryango ibiri. Abafana ba APR bazinjira kuri Zigama CSS ndetse na Petit Stade. Hanyuma abantu baba VIP cyangwa baguze amatike muri VIP bazinjira mu marembo manini. Ubu ngubu kera hari izina bahitaga sinzi ko ryemewe. Hehe mu Migina. Arebana na Birebe nyine mu Migina nyine sibye ko ngubu nyine ngo basige bahita mu Migisha. Mu Migisha. Ariko mu Migina birebe. Abantu baguze amatike ya VIP rero niho bazinjira. Niho binjirira. Hanyuma rero ibiri muri stade imbere umuntu akibaza se nje 4:00 match iri 9:00 nzaba ndi hehe, nzanyicira muri stade. Ibyo ngibyo ni ikibazo bakemuye. Hari ibyo kurya, hari ibyo kunywa, kandi buri muntu biri affordable ku muntu wari we wese, ku biciro rwose bigaragara. Ntago ari bya bintu by'ubushize bagurishaga itasi y'icyangira ngo 8,000. Ubu ngubu biri affordable ku muntu wese, kucyo kunywa, kucyo kurya rwose. Azaza ari munange bazazinduka ari kare, ntuzarindire ngo mu rugo banze bateke, kuri stade bizaba bihari. Hari aba MC ba mbere nemera ko ari aba mbere mu gihugu. Anita Pendo yanyuze ahanga rigani se ko ari kukureba yanyuze ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu. Yego, Anita Pendo reka hari dukomeze akagrafike ntacyo, reka tugasoze nabwo abantu bashaka kumenya. Rero yakoze grafike ivuga ngo Rayon Time Opening Day Presenters Robin Ngabo and Wasri ashyiraho, baravuga ati uretse ati your favorite show is back, featuring Ngabo, Robs and Wasri 250 as your main presenter. Tune in every weekly kuvuga kugera aya masaha. Rero ntiyashakaga akazi, ntiyashakaga kumenya icyo nkora muri Rayon se. Reka dukomeze nkuko mbabara dukomeze kabisa. Mutumye njijwe naho naringeze. Aba MC rero bahari. Hari Anita Pendo uwo ngo mu mashomo ya event yose yaba ya sport yahanyuze hano batakurikiye ko yahanyuze muri Radio Rwanda na Jado Max ngira ngo baramuza abo ngabo. Hari aba DJ, hari DJ Caspi uwo ni umu DJ uzwi mu Rwanda. Urumva aba entertainment zabihari. Hari amagroupe y'ababyinnyi, hari abo bita Afro Hit Crew. Abo n'ababyinnyi bazwi ngira ngo barebye match ya basket ninjoro babarebye. Na abana bagezweho bazi kubyina, bari kumwe n'abashiki babo bitwa Twin Sisters. Abo n'ababyinnyi bazaba bari. Hari rero surprise ariyo navuga ko ariyo y'umunsi komeye cyane y'umuhanzi tutaramenya kugeza ubu ngubu. Ushobora kubona ukona Faripu paradondesheje nta uramenya, so bazabimenya kuri uwo munsi. So rero numva show turindira ubundi match 9:00 nyine itangire, ubundi abantu batangiye kubyina. Abantu rero bagura amatike hakiri kare, kandi imiryango yatanzwe ku ruhande rwa Rayon Sport ngira ngo wasiraza kumfasha n'abandi bo muri Rayon Sport. Abafana babo babwire ko ari ukunyira kuri BK Arena no kwa Rwahama. Abafana ba APR nabo ni kuri Zigama CSS ndetse na Petit Stade. Ubundi bazatworohereze baze hakiri kare, bagabanye imiryango irafungurwa 3:00 ariko 4:00 nibo abantu bari batangiye kwinjira. Ibyo kunywa, ibyo kurya birahari, ibintu byose birateguye, birahari rwose. Ibiciro byiza, ibiciro bihendukiye buri muntu wese. Ntabwo amakampani yarasutse nanashimira rwose TG, iyi company ishinzwe gutegura iyi event match y'uyu munsi. TG Creator nimba TG Creator Agency. So ndayishimira rwose ko irimo iradufasha mu buryo bugaragara buri wese. Ndaje cyane. So rero cyo nabwira, ndakangurira abafana ba APR bagura amatike hakiri kare, bazaze bitwaje ibikoresho byabo, amavuvuzera, amabandorori, ubudarapo, kandi ikindi kirushije ikindi no kuzaza bambaye jezi, imyenda. Uburyo bwo gufana se hari uburyo bushya? Uburyo bwo gufana ngira ngo rigani iki ngiki muraza kuza kukina kivugaho. Credit to be honest, aho shampiyona igejeje ubu ngubu bakubwiye ngo tora abafana b'umwaka
haba turi hanze ya Kigali haba no muri Kigali imbere nibaza yuko nta ekipe igeze igira tendency kurusha ikipe ya APR kugeza aho shampiyona igeze ubu atende ubwitabire ku mastade nibaza ko nta yindi kipe igeze so ndahamya nashidikanya rero ko na match y'ejo kugira ngo dusoze ndasoreza kuri Wasiri tangariza umufana wa Nyamukandagira ahari hose umvuganire nakubwiye ngo ujye ku ruhande rwanjye tangariza Wasiri turimo turasoza nkusoza kugira ngo njye kuri Wasiri tangariza umufana wa Peru ukurikiye ahari hose ijambo ryanyu mubwira ijambo ryanyuma ni rimwe match are twanganyije ubusa ku busa twongeyemo abakinnyi batandatu bazabanza kuri uyu mukino ubwo ndavuga linye y'imbere attaque ya African ako kantu mujye munagatindaho bana niyo kipe yonyine muri East Africa ifite attaque ya African mujye mugatindaho Dennis afite ibitego 2 Kiwanuka afite igitego Watara afite ibitego 3 na assist muri match enye gusa bamaze gukina nongeyemo Dauda Usefu match ntago yarahari yarafite ruboneka na mwongeyemo match ntiyarahari yakinye minota 8 match iri hafi kurangira nongeyemo na Pichu nawe ntago yarahari n'abakinnyi batandatu bashobora kuba bastata batanu muri bo birizewe confirmed so urumva rero iyo kipe bitandukanye na yindi n'uwo yagenderagaho bafashe navuga nko nk'ijante ya ipine ya benzi barisimbuza nk'ijante rya pina baro urebye nyirango uramwataka wabo kareba n'uyu nguyu gutsinda igitego cye ushobora kubona kazi y'umunani akabona guscoringa muri Nyamukandagira byo no kubona kazi ebyiri mu kibuga biragoranye ushobora kujya gutsinda igitego urebye uburyo abayihese nka burende igiye kurasa nibaza ko abafana ba APR bazaze giga muratsinda bingahe tangaza ntabwo nyankunda gupredictinga ibitego ariko muratsinda ndabona Watara ndabona Kiwanuka ibyo bibiri byo ndimo ndabibona abandi simbizi bibiri byo birahari ibyo byabo bakinyi nkubwiye Watara Kiwanuka ko Kiwanuka yambwiye ko kuvagera mu Rwanda n'ubu ngo bakibaza nzakinira ku kibuga cya football ryari abona ari mini foot gusa atangira kudemara kashi tukageze kwa Seburenga arashaka ikibuga kinini zitapigwa safari bizaba ari twende turudi kuri ruhande rwiwe urakoze cyane bwana Wasiri ijambo ntabwo naryamye kuri Jangwane nawe bamwibiki wari wamwe ijambo nahisemo nabi rwose usiko mbere igihe wamitishagamo yakaba yari wowe nafashe nagenda hengamirwa abantu bazi ngo amagambo yawirikiye ngega niko usanzwe uvuga cyane byagenze ngega ni brava bangira ngo isoze urira mu magrupe menshi uri inshuti yanjye byagenze bite itere ku mwanya ndasaba Jangwane guceceka rwose twigendere Wasiri kuvuga ahere reka mwibarize yavuze ati Rugaju umvuganire ikibazo cya mbere yego duhere ariko utarambaza hari ikintu kimwe ndimo ndasaba muri APR ikipe izatwakira kuri iki cyumweru nje Wasiri wicaye hano buri kwezi yo gushize muri banki nkoresha nakira ijambo rivuga ngo Rayon Sport iguhaye umushahara w'uko kwezi yego Rayon Sport iguhaye umushahara w'uko kwezi Rayon Sport iguhaye umushahara w'uko kwezi birambabaza cyane kubona uyu muhungu nka Jangwane bakorera ibintu bingana gutya ariko akaba atakwereka telefone ye gutya ngo akwereke message yaturutse mu bantu akorera no kuri mbivuze mbabaye ndumva namarira yagwa reka nanyira icyo mivugo Jangwane ni grand frère ariko ntabwo ari byiza wenda kuvuga ku kazi kantuza k'ubuyobozi ni n'ubushobozi ni n'uburenganzira bwabo kubikora uko babitekereza nizera yuko ibintu bikurikirwa n'abantu benshi abantu bashobora kubyumva baterana ubuse Wasiri na Jangwane ariko kameme afande areba uko nashyira Jangwane kuri uyu muntu akaza akora APR yabura ibintu mba Jangwane bakeneye no kumukorera upgrade APR igira ama process menshi cyane kugira ngo ibintu bitungane babikoreho bazabikora kandi byumvikanye ibi bintu amasegonda 20 yonyine 20 yonyine ibi bintu dukorera aya makipe yo mu Rwanda birahenze ni ibintu bishya binini ni ibintu bishya ni ibintu binini please ndasaba nandi maklebe yose niba mufite umuntu wanyu cyangwa nundi muntu bibashije uri hafi mubikoreho tugira abantu benshi bameze nkatwe ariko nanone babikuramo n'umusaruro nakazi mukandi iwanyu bimeze neza ariko turi amahoro okay twaraye no muri kampu rero ubu ninyibona ntazajya ncyurira ngo ndabite wera yiguhesheje oya nibiba uzibuke hari ikibazo abigucyuriye uyifite byarakunze byabari byiza icyo nari ngiye kuvuga ni iki rero
ikipe ya Rayon Sport ku mugoroba nibwo twinjiye muri camp, ubwo ni team news. Twinjiye muri camp ku mugoroba, abakinnyi 20 bagomba gukina match yo kuri iki cyumweru. Abakinnyi 20 bose bari muri camp. Aho twari dusanzwe dukorera camp hahindutse, twegereye hano hirya mu Bugesera muri hoteli nziza ihari kurusha izindi zose. No kuri uyu mugoroba turakorera imyitozo ku kibuga ubundi gisanzwe ari iki kipe y'igihugu gusa yakoreye camp mu karere ka Bugesera. Turakorera imyitozo yacu kuri Intare School. Hari ikibuga cyiza cy'ubwatsi gihari mu rwego rwo kugira ngo dutangire twitegure gukinira muri Stade Amahoro, kuko twe tumaze iminsi turi gukorera kuri Synthetic, kuko n'ubundi twajya gukinira kuri Synthetic, ariko tuzakinira match muri Stade Amahoro. Hari abakinnyi bashya ba Rayon Sport batarayikandagiramo, bari mu bakinnyi 20 bagombaga kubona ikibuga gifite glaçon imeze nk'iyo tuzakoreraho match kuri iki cyumweru dukina n'ikipe ya APR ku isaha 9. Kabiri, APR yakoze ikosa rikomeye ryo gufata match bakayishyira ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa gatatu 2025. muzi iryo kosa ryari ryo? Imyaka 12 iraba yuzuye ikipe ya Rayon Sport itsinze APR ibitego 4-0 n'ubundi kuri iyo tariki muri 2013. Tariki 9 z'ukwezi kwa gatatu 2013, Kambale Salita Gentil, Ami Cedric, Aphrodis Kanombe batsinze ikipe ya APR ibitego 4-0. Same place, same stadium, same team. Tariki 9 z'ukwezi kwa gatatu 2025, nyuma y'imyaka 12 Rayon Sport isubiye mu mahoro. Tugarutse gukina derby. Sinzi niba byarahuriranye, ariko APR ndayibutsa ko iyi tariki bagomba kuyitwara mu mutwe. Tariki ya 9 z'ukwezi kwa gatatu 2013 nari nabarasha ibitego 4. Ni nayo mpamvu rero chunga sana Jangwani. Jangwani chunga sana. Usubiye inyuma icyo amateka ari kunyereka, aranyereka ko iyi stade tariki nk'iyi ni tariki yanjye. Iyi ni tariki yanjye. Irongeye iragarutse 2025. Tangaza rero nawe dusoza. Chunga sana. Iyi match yo kuri iki cyumweru rero. Tangaza. Iyi match yo kuri iki cyumweru. Ko agiye gutangaza amategeko. Ya Jangwani yo kutayifashe. Ndayisubiramo ifata. Nashaka yisubiremo. Tangaza. Iki cyumweru bareyo banyarwandakazi, ikipe ya Rayon Sport yavunikishije top scorer, ntago yavunikishije ibitego. Top scorer ni udahari, ibitego bya Rayon Sport byo birahari. Ikipe ifite attaque nziza ni Rayon Sport muri championnat. Ikipe ifite defense nziza ni Rayon Sport muri championnat. Ikipe ifite top scorer mwiza, top scorer wa championnat ni wa Rayon Sport. Top assist wa championnat ni wa Rayon Sport. Imibare yose ikivuga I'm the top, the top shutter. Aka kanya mpagaze cyangwa nicaye muri studio za Radio Rwanda mbwira abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ngo kapiteni wanyu yansabye ko muza kuri stade. Iyi si derby ya mbere agiye gukina ni ya kenshi. Amaze imyaka irenga 7 akina match nk'iyi. Niwe mukinnyi tuzaba dufite mu kibuga maze gukina derby nyinshi. Niyo mpamvu kuri iki cyumweru, kuri iki cyumweru iyi si draw. Ndongera mbibasubiriremo, this is not a draw. Twahuye n'agahinda gakomeye nyuma yo kunganya na APR muri Stade Amahoro. Sindinjizwe igitego na kimwe muri iyi Stade Amahoro ivuguruye. Ni nako biri bugende muri iyi ngiyi. Nkongera nkakubwira ko iyi match ya Rayon Sport na APR ni win ya Rayon Sport. Nibabwiye ku munsi wo kwa gatandatu kare cyane, win ya Rayon Sport. Nabisoje. Nakoze cyane. Jangwa na masegonda 20 yonyine. Ndavuga ku bintu bibiri gusa. Mu mateka ye, mu bigwibye, ari vice president wa APR, ari vice chairman wa APR, ari chairman wa APR, ari na president w'icyubahiro wa APR. Afande CDS General Haji Mubaraka Muganga ntaratsindwa match iyo ariyo yose muri mwezi Ramazan. Ifutari buri gihe ayifata ameze neza. Icya kabiri, ninjye muntu wenyine ufite umukinnyi ku isi
ufite ibitego byinshi muri stade Amahoro avuguruye Uwo ni nde? Barafinda Gilbert ibitego 5 nta wundi muntu urakora ako gahigo Urakoze cyane. niwe mukinnyi wenyine watsinze igitego cya mbere mu mateka ibitego 2-0 Watara Kiwanuka Asante sana.